byamaze kumenyekana, byamaze kujya hanze kabisa, umurimo murabireba neza cyane. Uwitwa Mutesi Jolly akoze ibintu bitangaje cyane, akomeje kuvugisha abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ngo byagenze bite rero, niyo mpamvu nkubwira ngo uba uri hano rwose ube uhabaye cyane kugira ngo tubashe kurebera hamwe ibyo Mutesi Jolly yakoze, cyane ko nawe watangiye kuba wabireba gato. Noneho rero kugira ngo tugendane neza, banza urebe iyi modoka uwitwa Mutesi Jolly arimo hambura avana mu mashashi. Ni imodoka yitwa Barabas, ni imodoka ihenze cyane, ni imodoka ifitwe n'abatari benshi hano mu gihugu cy'u Rwanda kuko ntibarenze babiri bamaze kuba bazibitseho. Ni imodoka ihenze cyane, yamaze kuba yagera ku butaka bw'u Rwanda, ni ya Mutesi Jolly. Ngo bimeze bite rero? Icyo gusaba ni ukugira ngo turebere hamwe iyi nkuru itari ndende, tugiye kurebera hamwe kugira ngo umenye ibyo bano bakobwa babiri bari gupfa. Abo nta bandi ni uwitwa Mutesi Jolly n'uwitwa Alia Cool. Gusa ntago bapfa ibintu birenze cyangwa se ngo barwana, ahubwo bari gushaka kwemezanya ninde uri mu bukire, ninde ufite byinshi kurenza undi. Twagiye reka duhere kwitwa Mutesi Jolly. Ubundi uwitwa Mutesi Jolly ibyo kuba yarabaye Miss y'u Rwanda ntago tubigarukaho, byararangiye. Ariko se byaba bifite inkomoko y'amafaranga afite? Reka tubirebere hamwe. Uwitwa Mutesi Jolly dore yaguze imodoka ya Barabas ihagaze amafaranga agera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi rero abikoze nyuma yuko mu minsi yashize rwose itari myinshi, hacemo nk'ukwezi kumwe gusa, yatangaje ko yujuje inzu ihagaze amafaranga miliyari y'amanyarwanda. Ese bigenda gute kugira ngo umukobwa w'umunyarwanda afite amafaranga angana gutya ataragisha imyaka 30? Ese yarayakoreye, yarayahawe, byagenze bite? Jya muri comment utubwire. Uyu Mutesi Jolly yatangaje ko yujuje inzu ya miliyari y'amanyarwanda ejo bundi mu kwezi kwa 8. None asungu mu mezi abiri ashize na yatabyuza neza, abonye amafaranga agura imodoka ya Barabas. Icyo ni ikibazo wakibaza ko nukanya nawe ukaba wakiburira igisubizo. Gusa benshi ku mbuga nkoranyambaga bagenda bandika ko aya mafaranga yaba ari umugabo bivugwa ko bakundana witwa Rugumi w'umunyatanzania ufite amafaranga menshi kuko acuruza ibijyanye n'imbunda. Gusa ibi ngibi iyo ubibajije Mutesi Jolly akubwira ko rwose uriya mugabo batanamuzi cyane, ko rwose bigenda bigaragara ku mbuga nkoranyambaga ko bagenda postingana gake gake bakagenda bashyiraho utuntu tw'udutima, ariko Mutesi Jolly we ntago ajya abyemera na gato. Mutesi Jolly rero aguze iyi modoka nyuma yuko uwitwa Alia Cool nawe yari yabitangaje mbeho gato rwose mu minsi itagera ku cyumweru cyose, kubera ko yari yabitangaje avuga ko nawe yamaze kwiyukaho iyi modoka. Benshi batangira kuvuga byinshi, avuga ati ni wa mbere uyizanye mu Rwanda, niwe mukobwa wa mbere rwose uciye impaka, niwe mukobwa ukoze agahigo kukuzana imodoka ihenze igera kuri miliyoni 500 z'amafaranga y'u Rwanda, akaba yizanye i Kigali mu minsi rero ishize rwose itari myinshi. None dore uwitwa Mutesi Jolly nabo ahise bitangaza ayishyira hanze. Rwose ubwo bashaka kugaragaza iduki cyane ko uwitwa Alia Cool nawe ari umukobwa rwose bivugwa ko afite amafaranga atari makeya, kubera ko rwose nawe buriya ngo hariya rwose igoma abagenda hatembera cyane ari kumwe n'uwitwa Afande Wiringoma, kubera ko abari kugenda acukura mu y'agaciro hariya mu Kongo rwose nta muntu umwitambika. Bivugwa ko rero uwitwa Alia Cool nawe ariho yaba ari gukora amafaranga, cyane ko ari inshuti zikomeye cyane, kubera ko binavugwa ko ajya kumusura muri Kongo bakaba baryoshya bakarya ubuzima neza cyane. Tujya kuri ni nkuru rero, noneho uwitwa Bruce Melody yamaze kwemera ko ari umwana, yamaze kwemera ko ari hasi y'uwitwa The Ben Tiger B. Ibi rero byabaye mu gitaramo cyabaye hariya muri Zaire Coach hariya Remera kabisa, aho Bruce Melody yari yatumiwe nk'umuhanzi mukuru mu gitaramo cyiswe Amstel Eugene cyateguwe n'ikigo na Bralirwa, ariko uwitwa Bruce Melody akaba yari umuhanzi mukuru. Rero Bruce Melody igitaramo cyahereye kenshi cyamamazwa, ariko abantu baje pe nubwo babaye bakeya, ariko nyine ntibagize ku rwego rwa The Ben ugenda kuza BK Arena. Rero abantu batangiye amagambo menshi ku mbuga nkoranyambaga bavuga ati ngaho nimugereranye murebe ibitaramo bikaze biremereye hano mu Rwanda, ariko murebe abantu The Ben aba yafite, murebe nabo Bruce Melody yazanye ubu ngubu. Bimeze bite ubundi kugira ngo The Ben abe yagereranywa n'uwitwa Bruce Melody? Nanjye wese nshakisha ibitaramo The Ben yakoze, nshaka icyo yakoreye muri Uganda mu ntangiriro z'uno mwaka ugiye kurangira. Ni igitaramo cyabaye muri Uganda rero The Ben, aho ari we wari umuhanzi mukuru, agenda aratarama koko karava, ariko ubonye abantu bari bitabaye cyo gitaramo bari ibihumbi n'ibihumbi, bari benshi cyane. Niyo mpamvu rero nanjye mvuga ati noneho reka tujye ducimaka ku mbuga nkoranyambaga, ibivugirwaho ni byinshi, ariko Bruce Melody ari hasi pe. Jya hasi muri comment utubwiye niba koko Bruce Melody ari uko gereranywa n'uwitwa The Ben cyangwa Tiger B.
nawe reba neza urebe abantu bari mu iki gitaramo cya The Ben, warebye n'abari mu cya Bruce Melody hariya muri Zaire Court i Remera, urebe neza ko abantu ba The Ben atari bo benshi kandi ari mu gihugu cyo hanze. Niyo mpamvu nkubwira ngo nawe jya muri comment utubwire uko uri kubyumva, utubwiye niba koko Bruce Melody yakigereranya n'uwitwa The Ben. Nkomeza mbibutsa ko ahanga ari ku Mara TV rero nta handi mugomba gusanga amakuru y'ibyamamare y'abastari, amakuru agezweho kandi agenda avugwa ku mbuga nkoranyambaga hose ni hano ku Mara TV. Shoza rero reka nsiga akantu kavuga gati ubundi ko abakobwa bose bari kwigwizaho imodoka zihenze cyane bakagaragaza ko bafite amafaranga menshi, uwitwa Bruce Melody, uwitwa The Ben bo batunze iki? Ubundi se buriya koko aba bakobwa amafaranga barayakoreye kuva bavutse byavuye mu mitwe yabo, cyane ko uwitwa Miss Mutesi Jolly afite imodoka akagira inzu zo byose hamwe ububere mu mafaranga usanga bihagaze amafaranga agera kuri miliyari 3 udasizeho ari kuri konti, ayo ngo ari mu bikorwa. Ubundi amafaranga barayakoreye.